nonje kuguha ikaze wowe nshuti ukurikiye Gorilla Gospel TV. It's me your boy Nazil JJ. Another day, another chance, another blessing above the blessing. Imana ibatugire neza kandi Imana iba yakomeje kuturengera. Imana yongeye kwemera yuko twongera kuramuka. Waramutse neza cyangwa se wiriwe bitewe naho uri. Amahoro Imana akomeza abane nawe. Shalom shalom. Nukuri uyu munsi ndagira ngo tuganire ku kintu kimaze iminsi kirikoroza. Apostle Paul Gitwaza amaze iminsi abwiye abantu kubijyanye na Rastafari. Arangije avuga yuko Rastafari ari idini rya shitani. Benshi bavuze amagambo agiye atandukanye, ndetse benshi bagiye basobanura ibintu bigiye bitandukanye cyane. Niyo mpamvu natwe rero twafashe uyu mwanya kugira ngo tugire icyo tubasangiza ku bumenyi buke butari bwinshi cyane dufite kuri Rastafari. Birashoboka yuko twaba datwe dufite ubumenyi ku bintu bijyanye n'iryo dini Rastafari. Rastafari ubundi ni idini ryatangijwe n'abirabura barabacakara ubwo bajyanwaga ku mugabane wa Amerika. Abo birabura bajyanywe mu kitwa ubucakara, cyangwa se icyo benshi bazi nka slave trade. Barazaga bakagurwa muri Afrika, barangiza bakajyanwa bakajya gukoreshwa imirimo y'agahato. Abo bantu rero bagiye baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye mu mugabane wa Afrika, bageze ku mugabane wa Amerika, bisanze bari gukora imirimo y'agahato kandi barakora cyane. Muri uko gukora cyane rero bagiye bagirana ubumwe, benshi bagenda bibukiranya. Hari ibintu abantu batigeze bamenya, ko umwirabura ari ubwoko bukomeye cyane, ari kandi cyo nakwita umwandu w'Imana. Ibyo bintu abantu benshi ntago bajya babimenya cyangwa se ngo babihe agaciro. Ndagira ngo umenyeshe yuko abirabura bamaze kujya kuri uwo mugabane wa Amerika bagiye bibukiranya amateka, bagiye bibukiranya inkomoko. Aho rero niho baje gusanga ari ubwoko bukomeye bw'Imana, ubwoko bwahawe umugisha. Niho rero haje kubaho imyumvire yo gushinga icyo bita idini rya Rastafari. Rastafari rero kaba ryari idini rishatse gushingira ku dini ry'abirabura, biturutse kuko abitwaga abazungu bari baraje bitiriye icyitwa ubukristo, atari uko iryo dini ari umwimerere wabo. Baza muri Afrika baje kugira ngo bigishe ubukristo, ariko mu by'ukuri originalite y'ubukristo ituruka mu birabura. Ibyo nabyo abantu benshi ntago bajya babimenya. Muri uko rero kuba abirabura baragiye muri Amerika bakisanga mu mirimo y'uburetwa n'ubucakara, bongeye kwibukiranya abaribo. Ubundi abirabura sinzi ikibazo bagize cyatumye biyibagirwa ni bantu ki. Reka nkubwire ngo iki kintu cyitwa uburetwa bwazanywe n'abazungu nago ari ubwa mbere cyari kibayeho mu mateka y'isi. Ahubwo ndagira nkubwire ngo ni amateka bahora yisubiramo igihe cyose. Reka nkubwire ngo kuva kera iyo usomye amateka dufatiye kuri Bibiliya, buriya Bibiliya ni igitabo kimaze imyaka myinshi cyane kandi kibitse amateka y'imyaka ya kera cyane ishize. Iyo usomye Bibiliya neza ugashishoza, usanga Bibiliya ikubwira yuko abazungu kera kose babayeho ari abacakara babirabura. Ushobora kwibaza ngo ibi bintu ndi kuvuga ndi kukubeshya, ariko uko niko kuri. Ibyo bakoze rero babikoze kandi buriya abantu benshi ntago bazi ko abirabura aribo bantu ba mbere babanje kugira civilisation cyangwa se kugira iterambere. Nibo babaje kugira amami akomeye, ubwami bugiye bukomakomeye abirabura. Burya nujya kwinjira mu mateka ukamenya amateka ya Isiraheli,
uzasanga ari amateka, ari ubwami bwakunze kuyobora abo bita aba Edom, cyangwa se mu kirimi cy'amahanga bita Adomites. Aba Adomites rero ni abantu bavuga ko babaga bafite uruhu rutukura, uruhu rutukura. Aba Adomites ayo nkomoko y'abazungu. Abo bantu iteka ryose bahoraga ari abacakara, cyangwa se bakoreshwa imirimo y'agahato, cyangwa se ubwami bwabo bwari buto cyane ku bwami bw'abirabura. Icyo gihe bwari buri muri Israeli. Rero reka ngaruke ku buretwa bwaje gukoreshwa. Igihe cyaje kugera abazungu baza gusa naho bigaranzura abirabura, bitewe nuko abirabura baje kugira aho basa naho biyibagiwe, ndetse basa naho bo bishakira amahoro, kubera ko bari bafite umugisha, bari bafite buri kimwe cyose, nta kintu babuze. Rero bituma baba muri Afrika babayeho mu mahoro n'umutuzo, ariko abazungu baza kuza noneho bihinduye ko ari bo banyiri ubumana, ari bo banyiri mateka ya Gikristo. Nibwo baje rero, ariko bo bafite intego yo kugira ngo batandukanye abirabura, babacemo ibice, babafate, babakoresha imirimo y'agahato, babishyure nk'ibyo bagendaga bakoresha basekuruza babo. Ibyo abirabura benshi ntago bagenda babimenya. Rero bageze muri uwo mugabane wa Amerika, uwo mugabane bawugezeho bagiye bibukiranya amateka. Niyo mpamvu akenshi uzasanga Rastafari ari abantu bakunda kuvuga ko Zion cyangwa se Siyoni, igihugu cy'isezerano cyabo, ari Afrika. Igihugu cy'isezerano cy'aba Rasta ni igihugu bita Ethiopia. Ethiopia niyo bita Zion. Bamaze kumenya yuko ari ubwoko bw'Imana kandi ari ubwoko bw'abayahudi bw'ukuri, bafashe umwanzuro wo gushinga idini cyangwa se imyemerere ya Rastafari. Ushaka kwibaza ngo iri zina Rastafari ni izina rituruka kuki? Ese iri zina rikomoka kuki? Iri zina Rastafari ni izina rikomoka ku muntu. Abantu benshi ntago babizi, bazi ko Rastafari ari ikintu kiraho cyituye aho ngaho, ariko Rastafari ni izina rituruka ku mwami wahoze ari umwami w'abami wa Ethiopia witwaga Haile Selassie. Uyu mwami ataraba umwami yitwaga Tafari, niryo ryari izina rye. Mbere yuko agira titre y'ubwami bakamwita Haile Selassie, Emperor Haile Selassie. Iryo zina Tafari yari afite ryari izina rye yiswe n'ababyeyi be, ariko iryo zina ryasobanuraga umuntu ukomeye, cyangwa se wahanuwe ko azahindura amateka. Umugabo yari izina risobanura ngo ukomeye, wahanuwe, uzaza ukomeye. Nicyo cyatumye abarasta cyangwa se abirabura bari barajyanywe bunyago mu mugabane wa Amerika, bafata uyu mugabo Haile Selassie nk'umwami, cyangwa se nk'Imana, cyangwa se nk'intumwa ya Rastafari. Reka nkubwire ngo iri jambo Ras ni ijambo risobanura igikomangoma. Wakongeraho rya zina ry'uyu mugabo Haile Selassie ryitwa Tafari, niho iryo zina Rastafari ryaturutse. Bisobanura ngo igikomangoma Tafari, bisobanura ngo uroyo, cyangwa se igikomangoma Tafari. Nicyo bishatse kuvuga. Aho niho iryo zina ryaturutse. Uyu mugabo rero, nubwo ababirabura bashatse kumwitirira cyangwa se Imana, yarabihakanye, aravuga ati singe wahanuwe. Mu yandi magambo yarababwiraga ati hari Imana, intare yo mu muryango wa Yuda. Reka nkubwire ikintu kimwe mutigeze mumenya. Reka nongere nkwibutse yuko uyu mugabo Haile Selassie cyangwa se uwo bita Tafari, uwo bitaga Tafari, ni umugabo wakomotse ku mwami wa Israeli witwaga Salomo. Reka nkwibutse inkuru y'umugabo witwaga Salomo, ari we muhungu wa Dawidi.
uyu mugabo witwaga Salomo yaje kubyarana n'umugore witwaga Shiba, umwamikazi wa Shiba, cyangwa se bitaga Makeda, Queen Makeda. Bamwitaga Queen Makeda, ariko bamwitaga Queen of Shiba. Uwo mugore yari umugore ngo w'uburanga n'ubwiza cyane budasanzwe. Ngigihe kimwe aza kuba yakumva amateka n'amakuru y'umugabo witwaga Salomo, yumva ubwenge bwe budasanzwe, agira amatsiko menshi, ngo nuko afata abagaragu, afata ibintu byinshi, amaturo menshi, ajya kureba uwo mwami ngo arebe koko uwo mwami ibyo avugwaho ari byo. Ngahageze ngo yaje gusanga ibyo yumvishe birenze cyane ibyo yibonera n'amaso ye. Rero byaje kurangira uyu mugabo Salomo wakundaga abagore cyane amwifunze, birangira baryamanye, amutera inda. Ibi abantu benshi ntago bajya bakunda kubivuga cyangwa se ngo babe bashaka kubimenya. Uyu mugore Makeda, Queen Makeda, yari umugore uturuka hano hirya gatoya y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, Ethiopia, aho bitaga muri Abyssinia. Umugabo Salomo yaje kubyarana n'uyu mugore Queen Makeda, ariwe Queen of Shiba. Babyaranye umwana bamwita Menelik wa mbere. Uyu mwana Menelik wa mbere bivugwa neza ko yari umwana wa Salomo, kandi uwo muhungu yaje kuba umwami w'abami wa Ethiopia. Niwe waje gufata ubwami bwa Ethiopia, kuko se yamuhaye ingabo nyinshi cyane, ndetse amuha abantu benshi bo mu bwoko bw'abayuda, bw'abayahudi, kugira ngo bagende bigisha umuhungu we Imana ye, Imana ya se, Imana y'abasekuruza. Reka nkubwire ngo abantu benshi ntago bajya bamenya yuko ubwoko bw'abayuda bwaje gukomereza mu gihugu cya Ethiopia, kandi buragenda bwagukirayo. Uyu Menelik the First rero niyo waje kuba yabyara uyu Haile Selassie. Haile Selassie ariwe abarasta baje kuba bakwita nk'umuhanuzi wabo, cyangwa se nk'umuntu waturutse ku Mana, cyangwa se woherejwe n'Imana, cyangwa se umuntu Imana ifiteho yatumye ku bantu, cyane cyane kubirabura. Uyu mugabo Haile Selassie nandi kubabwira yuko yakomotse ku umuhungu wa Salomo witwaga Menelik wa mbere. Uyu Menelik wa mbere akaba ari we muhungu wa Salomo. Mwibutsa yuko uyu mugabo Salomo, wibuke amateka yagiranye n'Imana ndetse n'ibisekuruza bye byose. Abirabura rero bamaze kugera mu gihugu ko ku mugabane wa Amerika, abirabura bamaze kugera ku mugabane wa Amerika, baje kugenda bibukiranya abari bo, baje kugenda babwirana amateka, baza gusanga inkomoko yabo, baza gusanga gakondo yabo bagomba kuyisubiramo, kandi bagomba gusubirana gakondo y'Imana. Nkaba rero nemeranya n'abavuga yuko Rasta ari idini rya Satani, kubera yuko Rasta iyo urebye inkomoko ntago ari idini rya Satani. Iyo urebye imyumvire y'abarasta bakubwira ko basenga Imana. Imana ntago ari Imana y'ikigirwamana, bayita Jah. Jah ni amagambo y'impine aturuka ku izina ry'Imana tuzi twese ryitwa Jehova. Jah akaba ariyo Mana abarasta bemera kandi bizera. Niyo Mana bizera Jah. Niyo mpamvu zuko bavuga ngo Jah bless ya, Jah bless ya. Ibintu byose bakunda kuvuga Jah. Jah ni impine y'amagambo Jehova. Jehova bisobanura Imana isumba byose. Nkwibutsa yuko aba bagabo bishoboka cyane ko ari bo bantu baba babitse amateka nyakuri y'abirabura. Mu gihe abirabura benshi twagiye twiyibagirwa, tutazi n'inkomoko yacu, tutazi naho tuva, tutazi naho tujya, abarasta bo baracyasigasiye inkomoko y'abirabura, baracyasigasiye, baracyafite ya mateka nyakuri
atari ya mateka twavangiwe n'abakoloni b'abazungu baje batwigisha ubumana batubwira ko ari bo bene Imana kandi atari bo bene Imana, nitwe bene Imana. Rastafari rero akaba ari movement y'abirabura yagurutse kugira ngo ibwira abirabura yuko abirabura ari twebwe bene Imana, ari twebwe dufite umuhamagaro cyangwa se twatoranijwe n'Imana, turi ubwoko bwatoranijwe n'Imana. Biratungurana cyane kandi bikanatangaza cyane rero iyo abantu batabisobanukirwa. Yego amadini agiye atandukanye agiye afite bimwe nakwita muri mu myemerere imwe n'imwe itari myiza. No muri Rastafari harimo wenda bimwe na bimwe utashigikira, harimo nko kunywa itabi. Ariko apati y'ibyo ibindi byose bemera n'ukuri. Haba rero ngira ngo nkubwire wowe neza amatwi inshuti y'Imana, amadini si cyo kintu cy'ingenzi. Amadini si cyo Imana ireba, nta nubwo amadini ari cyo Imana izigera ishyira imbere. Imana ishyize imbere umutima wawe, imyumvire yawe, uko utekereza bijyanye n'uko Imana ishaka. Nicyo cyatumaga Imana ireba Dawidi ikamubwira ngo mbonye umuntu ufite umutima nk'uwo nifuza. Uyu munsi wa none reka tuvuge yuko Rastafari ari idini rya Satani. Ariko se nimba Rastafari ivuga ko icyo bita intego yabo nyamukuru ari amahoro n'urukundo, ese Satani intego nyamukuru ni amahoro n'urukundo? Oya, Satani ntago intego nyamukuru ari amahoro n'urukundo. Kandi ndakubwira ngo umuntu wese w'umurasta ntabwo aba afite umutima mubi. Bakubwira ko umurasta, uburasta ni ku mutima, ni nk'ubukristo, ni nk'uko nakubwira ngo ubupfura, ni nk'uko abanyarwanda bamanye ubupfura. Rero iri zina Rasta akaba ari icyo nakwita ubuzima bwa gikristo, ariko bwiswe mu yindi nzina, buvugwa mu yindi mvugo. Mu yindi mvugo ni nk'uko bavuga ubukristo ariko mu yindi mvugo. Kuko iyo urebye amahame bagenderaho ni amahame ya Bibiliya, ni amahame n'amateka y'Imana. Umutima wawe niwerera Imana, ugatunganira Imana. Ntago Imana yitaye ku idini rye ryose usengeramo, ntago Imana yitaye ku icyo ari cyo cyose wizera. Pfa kuba gusa wemera Imana kandi ukayemerera kwiguhindura ikiremwa gishya cyiza, ikiremwa kitababaza abantu, ikiremwa kitangiza ku isi, ikiremwa cyubaha Imana. Icyo ni cyo Imana ishaka ku bantu. Ntago Imana icyo ishize imbere ari amadini. Abanyamadini ntibatubeshye, abanyamadini ntibatubwire ibidafite agaciro ngo tubyemere. Tugomba guhumuka amaso, twahumutse amaso kandi ducukumbure, tugerageze kumenya amateka. Nongera kwibutsa yuko abirabura turi abantu Imana yatoranyije. Dukwiriye kubaha Imana, dukwiriye kumenya ko dufite Imana imwe ariyo isumba byose, yaremye ijuru n'isi, ariyo Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba kugira ngo tubone agakiza, kugira ngo tumenye inzira nyayo, kugira ngo tumenye ukuri, dusobanukirwe ukuri. Imana nikomeze iguhumugisha kandi ikomeze ibane nawe. Imana ikomeze kurengera kandi kugirire neza. Amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Shalom shalom.